muri inshuti uranamumenya inshuti kwitaho kuko umuntu wenyine niyaje yarananiranye yishyira ku murongo yishyira urabona cyangwa ni wowe oya Hello, my name is Fred and this is the table and we're in the table. Turi kumwe n'abakobwa beza twasuye. Please come with us and then duhere iburyo bwanjye. Hello. Hello. How are you? Meze neza? Yego. Nitwa Fred. Nitwa Minyoni. Minyoni amakuru. Ni meza. Basa neza. Murakoze. All right. Hello. Hello. How are you? I'm good. Meze neza? Yego. Nitwa Fred. Nitwa Espe. Espe amakuru. Ni meza. Basa neza. Murakoze. All right. Turi kumwe n'abakobwa beza. Turi ahantu ntabwo nshaka kuhavuga ariko reka tubabaze bo ubwabo batwibwire. Minyoni amakuru. Ni meza. Aha turi ni? Muri Auka. Auka. Yego. Turi muri Auka. Auka. Okay. Dufite ibibazo bitandukanye no kuvuga ngo ndajya ngerageza kubaza ikibazo hanyuma noneho umuntu agisubize mu mwanya muto cyane. Sibyo? Yego. Umuntu atakuzi mu magambo abiri yakumenya gute? Mu magambo abiri gusa. Yambaza. Yambaza. Kubaza gusa. Yego. Ni rimwe. Irya kabiri yaba inshuti nanjye. Yaba inshuti nawe. Yego. Alright. Okay. Umuntu atakuzi Espe mu magambo ane. Yakumenya gute? Amagambo uravuga amagambo ane wirukanka hanyuma noneho uvuge amagambo ane agusobanura. Yambaza cyangwa akabaza umuntu w'inshuti yanjye cyane. Yego. Ane. Cyangwa akabaza ababyeyi bawe. Ababyeyi bawe. Ikindi akambaza. Yego. Alright. Okay. Minyoni, ikibazo cya kabiri kiragira kiti biramutse bibaye ngombwa ko umenya Espe, sibyo? Ikintu kimwe wakora ni iki? Nabanza nkaba inshuti nawe kuko iyo umuntu muri inshuti uranamumenya. Wabanza ukaba inshuti nawe? Yego. Bisobanuye ko wahita umumenya? Iyo umuntu muri inshuti uramumenya. Ariko iyo umubajije undi ashobora kukubwira uwo atari we. None ikibazo ni kimwe, nuvuga ngo ushaka kumenyana na Minyoni byagenda gute? Nanjye naba inshuti nawe. Wamumenye byose? Oya, naba inshuti nawe then uko tugenda tumarana iminsi ngenda mumenya biruseho. Okay. Tuvuge ku kintu cy'ubushuti. Iyo abantu bavuze ubushuti bumva wenda kuba umuntu ari kumwe n'undi cyangwa se kuba umuntu ahorana n'undi baganira buri kimwe, ibintu bitanu nibura bishobora kuvuga ngo uyu muntu ni inshuti y'undi. Mbese ikintu kiranga ubushuti bwa nyabwo ni nk'ikihe? Icya mbere inshuti irakumenya, icya kabiri inshuti kwitaho, icya kabiri inshuti iragufasha, gatatu kane inshuti mubana mu bihe byiza n'ibibi, gatanu inshuti musangira byose. Musangira byose. Yego. Okay. Ibintu bine bishobora kuranga inshuti za nyazo. Okay, inshuti za nyazo, icya mbere inshuti yawe kwitaho, ikubera aho utari, irakuvuganira, iragufasha muri byose. Alright. We are happy ko twageze muri Auka, turi kumwe n'abanyeshuri beza n'abana beza cyane hano muri Auka, sibyo? Iyo wenda umuntu bavuze ngo wenda ngo yarananiranye ni iki kimuranga? Biragoye. Bigona kubona mu college menshi atandukanye akavuga ati umuntu yananiranye, ariko wenda mu universities mu campuses babigoye, wenda ibyo ba muri secondary, ariko nkaha ngaha iyo umuntu yananiranye bameze gute? Hano biragoye kuba wamenya umuntu wananiranye kuko umuntu wenyine niyaje yarananiranye yishyira ku murongo. Yishyira ku murongo. Nta muntu unanirana hano ndabona. Espe nawe niko bimeze? Hano muri Auka abantu bananiranye hari ukuntu ukopera bakagufata. Iyo bagufashe rero bakagutanga ko wakopeye tuvuga ko wananiranye. Mu buryo bw'imyitwarire? Bw'imyitwarire. Uko umuntu agaragara iki? Biragoye pe. Biragoye. Nawe urabona? Cyangwa ni wowe? Oya. Okay. Reka tumere nk'abajya ku ruhande rwa campus cyangwa se rwa college. Nuvuga ngo amafaranga muri Kigali yibanze ashobora gutunga Minyoni nangahe? Muri Kigali byibanze ni nkangahe ku kwezi? Ni 500. 500. 500 ubwo haba harimo iki n'iki? Buri kimwe cyose nakenera kwemo school fees. 500 byakwemeza?
nyine bitari ibya mirenge, ibyo nkeneye by'ibanze byavamo. Amafaranga yagutunga SP yibanze by'ibanze nangahe? Ni nka 400,000. Magana ane mu by'ibanze uvuga ngo utabonye magana ane ntabwo wabaho? Oya, biterwa. Ufite na 300 wabaho, ariko ndavuga nyine bishoboka nkabona nka magana ane byari sawa cyane. Ubwo akazi kakunezeza ni hejuru ya magana ane? Ariko bitavuze ko atari munsi ntakorera na Trasa nakorera na Desa byaterwa. Okay, hari ikintu umuntu wenda ajya akunda kubaza kuvuga ati wenda akenshi mpuye n'abantu babaza ikintu kijyanye n'urukundo. I'm sorry wenda byose ntimushyire hanze, ariko bikiyamo bihari mushyire hanze. Iminyana ni umuntu ujya ukunda kujya mu rukundo? Oya, ntabwo abikunda. Ese ni umuntu ubikunda? Shawapi kabisa. Mba ndi mu rukundo rusanzwe nyine n'abashuti. Abantu bose ko mwarakaye urukundo byararanze. turabarakaye. Bararakaye nta by'inkunda. Ariko warabyigeze? Ikintu gishobora kuba cyarakubabaje cya mbere mu rukundo ukavuga ati ikintu ntabwo nakibabarira ni iki? Ntabwo ndababazwa n'urukundo. Ubona ari nk'ikihe noneho kiramutse kibayeho icyo utekereza? Niyo kitarakubaho ntabwo gitekereza. Lele SP wigeze kujyaho mu rukundo? Oya. Lele Nubyize ntabwo ndajya mu rukundo. Okay, uramutse uri umujyanama mu by'urukundo, inama imwe yonyine isobanura ibintu byose, ikintu cyafasha umuntu mu rukundo ni iki? Imwe. Ni ukwizerana. Kwizerana byose bibaye iyo wizeye umuntu cyane pe. Ukamwizera nawe akakwizera. Okay, wiga muri segonderi wumvaga uzaba iki? Numvaga nzaba umugayide cyangwa nkajya gukora ku kibuga cy'indege mu katamatike. Okay, wiga muri primaire wumvaga uzaba iki? Numvaga nzaba umusirikare. Yego. Ubu ngubu muri college wumva uzaba iki? Nzaba umukontabure mwiza cyane. Muri primaire wumvaga uzaba iki? Numvaga nzaba umuganga. Muri secondary wumvaga uzaba iki? Numvaga nzaba umodita. Yego. None ubu ngubu muri college? N'ubu mba nzaba umodita cyangwa rwiyemezamirimo. Wabitekereje kera? Yego. Cyane narabivukanye. Ntabwo wavuze ngo uzaba umupilote? Biri mu maraso bro. Alright, turi muri December. Turi kumwe n'abakobwa babiri, ikibazo cyose bashaka bakibabaza. Hanyuma ikibazo cya nyuma kiri fani, ukuntu umuntu ashatse kugusetsa yakora iki? Ashatse kunsetsa yambwira stories zisekeje zo mu bwana. Mu bwana? Okay, noneho ikintu wakoze mu bwana bwawe ukumva kiragusekeje nawe ujya wibukora ni nk'ikihe? Ni ukuntu nicaraga nkarira. Waricara ukarira? Nta kintu ubaye? Nkatekereza nyine nk'ibintu bari bampaye nkabyanga, nakibuka ko ubu bitahari nkicara nkarira. Ese umuntu ashatse kugusetsa yakora iki? Nanjye ni stories zisekeje. Ikintu wakoze mu bwana bwawe ukumva kirasekeje ni nk'iki? Nyine nibukaga ibintu nkicara nkarira. Yego. Mwese se murahuje cyangwa muramwiganye? Ntabwo mwiganye, ariko nanjye byambagaho. Cyangwa se hari igihe narotaga mfite nk'amafaranga nabyuka nkayabura bro nkarira mananjye. Okay, hari abantu noneho babumva ubuzima bwo kwiga muri kaminuza wenda bari hatari iki wenda umuntu akaba afite akazi kavuga ati gukora no kwiga biba biridanje. Ijambo rimwe noneho wabwira umuntu uri secondary wenda wifuza kwa applyinga muri college cyangwa se muri university, ni nk'ire jambo wamubwira? Umugira inama? Namubwira kwiga neza cyane, ashizeho umwete akiga akabona amanota meza akapplyinga akiga. Okay. Wowe? Namugira inama yo gutinyuka akiga. Warubajije ngo wakiga akanakora. Muri kaminuza nta bintu bikomeye birimo. Iyo ushoboye uba ushoboye, uriga ukanakora kandi byose bigakunda. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane SP. Murakoze cyane.